mu kwizera. Kwizera kuza gute? Kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Good. Kuba generated. Some people bavuga ngo ni gift. It is gift. It's like, yes, it's a gift. Ariko ni gift you accept. You have to respond. Ibi genda igaragaza uko twakijijwe, ko turakizwa tuzakizwa. Nko muri ubwo buryo numva Bible igaragaza gukizwa as process. Twakijwe igihe twizeye, ko turakizwa igihe twatubwiza abantu bakizera, kandi tuzakizwa igihe Imana izabije guhana icyaha n'abanyabyaha n'abatumvira. Ese ngo umuntu ngo yakijijwe ngo akongera agakora ibyaha, bamwe bavuga ngo aba yaguye, ngo agomba kongera agakizwa, agomba kwihana n'ibindi. Ariko ntekereza ko umuntu n'ubundi aba atarakizwa. Ariko icyo yashaka kuvuga ni faith. Faith ni ukuvuga ngo ibyo wemera ukabishyira mu bikorwa. Umuntu akubwira ngo iriya ntebe ngo wayicaraho ntikugushe, ushobora kubyemera kuko itakugusha. Ariko faith bisaba ngo yicareho ubone ko itakugusha. Urumva, ugomba kwizera Yesu ukamwiyegurira, donc ukicara bien. Petero wa mbere igice cya 5 azavuga mwebwe abarindirwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Yes, reka tukomeze kubifuriza kugubwa neza, tubabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi muri podcast yacu nago ndibuze kuza kuba ndi nyenyine, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, ariko mbere yuko tuza gutangira tuganira nabo, umwe ari buze kuturagiza Imana asengera ikiganiro tugiye gukora kugira ngo ibyo tuganira bigire impact kuri wowe udukurikiye, kuri wowe uri kuri YouTube yawe, uri kureba ibyo turi kuganira, ndetse kandi bigira icyo bikumarira. So reka tuze gusaba Modeste dusengere, ari buze kudushira imbere y'Imana, hanyuma tuze kugenda tuganira. Burya abakristo iyo bari kuganira biba byiza mbere yuko baganira bakabanza bakabisengera. Yego. Turagushimye Kristo, turagushimye kubw'urukundo rwinshi wadukunze, kemera kuducungura twebwe abari abanyabyaha, tukaba twarejejwe, tukaba turi abana bawe. Turagushimye kubw'amaraso yawe, turagushimye ko imigambi yawe ari myiza ibihe byose kuri twebwe. Ni wowe uduhaye umwanya wo kuba ahangaha muri iki kiganiro, twemerere tukwiragize, twemerere tuguhe karibu kugira ngo uze ubane natwe, utuyobore, Mwuka wawe wera atuganze mu izina rya Yesu, kandi ubutumwa bugiye gutangirwa aha hantu buzagira umumaro kuzabwumva wese. Turagushimye rero ko uri kumwe natwe, utangiranye natwe, kandi ko uri kumwe natwe ibihe byose, mu izina rya Yesu. Amen. So ukuntu rero turibuze gutangira buri muntu atubwira amazina ye, buri muntu ari buze gutangira twibwira duhereye hano. Uraza kutubwira amazina yawe, ninde turi kumwe, hanyuma kugira tuze gukomeza kugenda tuganira. Murakoze, nishimiye cyane kuba mwaradutumiye kuza, kandi Imana ikaba yaradushoboje, tukaba twahagize dusanga ibintu byose biteguye neza. Imana ishimwe. Nitwa Sebayire Oscar. Murakoze. Nitwa Solde, nishimiye kuba hano. Murakoze. Nitwa Nzabonimpa Modeste, nishimiye kubana namwe. So topic turibuze kuganiraho hari bamwe bayizi, hari nabo tutayibwiye, ariko uyu munsi turaza kuganira kuri topic ivuga ngo impamvu y'agakiza. Why? Kubera icyo abantu bakeneye agakiza. What is salvation? Agakiza ni iki? Kubera icyo abantu bakizwa? Se gukizwa ni iki? So nibyo turibuze kuganiraho, ariko kubera ko Modeste ari umuririmbyi, turabanza turirimbe akantu gatoya, nimba Oswald yararepese, nimba tarakoze practice, ariko turibuze kubanza turirimbe gatoya, hanyuma tumara tuze kugenda tuganira uburyo tubikora. Buri muntu turaza kugenda tumuha umwanya bijyanye nuko turi bugende tuganira n'ibibazo turi bugende tubaza abantu. Buri muntu turaza kugenda tumuha umwanya aduhe uko abyumva, uko yabisomye muri Bibiliya, uko yabyigishijwe, hanyuma tuze kugenda du processinga dukomeza. Twagiye Mode.
harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Yesu we ngize ngo nkuvuge, begana hera he cyangwa narangiriza he, uri buye rizima rikomeza imfuruka, uri buye rizima rikomeza imfuruka, amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Haleluya, 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 wamuvu w'amaraso niwo wanyijije ubuntu umwana, niwo wanyijije ubuntu. Haleluya, 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 wamuvu w'amaraso niwo wanyijije ubuntu mwana wawe, niwo wanyijije ubuntu, niwo wanyijije, niwo wanyijije ubuntu mwana wawe. Aha, so ukuntu rero tubuze gutangira mwabyumvije ko tumeze neza cyane. Hanyuma Modeste arakuze cyane. Modeste ni umuramyi, ni umucuranzi, byose arabihuza bikagenda neza. Nkubwire ko kuri wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, turi gutangira ariko ntago turi gusoza. This is the beginning. So impamvu mvuga ngo turi gutangira nuko ari byinshi tuzagenda tuganira ku ntego zitandukanye cyangwa se kuri topic zitandukanye. Murabizi host wacu ubungubu niwe director, ntago ari buze kuba turi kumwe mu kiganiro, ariko kandi ubutaha zaba hari. So tubuze gutangira rero twibaza ikibazo kimeze gutya: agakiza ni iki? What is salvation? Buri muntu aza kutubwira uko abyumva, uko yabisomye. Agakiza ni iki? Turuze guhera kuri umuntu umva uri tayari, turuze gutangiraho ninde? umuramyi wacu hano Modeste. Ariko Swadi dukora kari uvuze, reka duhere kwa Swadi. Bundi yo bavuze, Swadi yo bavuze agakiza cyangwa se salvation, gukizwa. Iyo iryo jambo ryumvishe, umviki? Iyo bavuga salvation cyangwa gukizwa, imba numva gukizwa nyine, wenda mu Kinyarwanda bakunze kurikoresha mu bintu byinshi. Ushobora gukizwa mu bintu byinshi bitandukanye, mu bukene, swate mu ntambara, swate mu hari abateroriste bagutwaye ukeneye someone who need to save you, ukeneye someone uzagucungura. So iyo bavuga salvation ni icyo kintu numva. So dukizwa muri byinshi mu buzima busanzwe, ariko nanone iyo tuvuze mu buryo bw'ubutumwa bwiza, dukizwa muri state tuba turimo y'icyaha kitujana kurimbuka. So niyo mpamvu iyo bavuga agakiza tumva icyo kintu ko
Yesu yaje kudukiza nyine muri iyo state. Okay. Oscar warabitekerezaho gute? Nkuko twaririmbye mwumvishe ko twaririmbye umuramyi wacu aradufasha aravuga ngo umumuvu w'amaraso nahinduwe kuba umwana w'Imana. So the salvation cyangwa se gukizwa ni ukuvuga ngo hari uko wari umeze none uhinduka ukundi kuntu. Sibyo? So ubwo uravuze wowe ngo gukizwa ni uguhinduka ukundi kutandukanye n'uko wari umeze. Ya ni ukuvuga ngo gukizwa reka nkwereke gukizwa salvation nk'uko wabivuga ni ukurikije ibyo turimo bijyanye na Bibiliya ni process ifite steps. Ni process gukizwa ni process. Yeah, okay, wewe gukizwa ni process. Wewe watubwiye ngo gukizwa ni wavuze ngo ni state urimo kuva muri state imwe yari urimo ukajya mu yindi state. Modeste. Nanjye sinjya kure y'ibyo bagenzi banjye bavuze. Agakiza ni ikigukiza nyine ni ikigukiza ngiye mu bijyanye n'iyobokamana abemera Kristo twemera ko agakiza ari Kristo. Agakiza ni Kristo wadukijije. Wow. Hanyuma gende buze kuvuga akantu kamwe navuga ko gende bubijyaniye ku mu nzira yo kumenya Imana, ariko ndivuge ngo abantu bose muri iyi si turimo, muri iyi si dutuyemo, bemera yuko Adamu yakoze icyaha, Adamu wa mbere, hanyuma hakaza undi Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo, hanyuma akabakiza cya cyaha cya Adamu, akaba noneho bakaba abakristo. Ariko noneho sasa muri kino gihe abantu benshi usanga bagenda babikontradiza, babijyana muri ango zitandukanye. Ari nabyo mpamvu navuze ngo umunsi we need to talk about these things, kuko twese nk'uko turi na hano mu kiganiro ntabwo twese tubyemera mu buryo bumwe. Yego. Ikibazo cya mbere twahereyeho twese turacyari ku murongo umwe. Ariko kandi iyo turebye uburyo abantu bavuga gukizwa, ubwo ndabijyana mu murongo w'abakristo bavuga gakiza, twese uko turi hano it's different. So nagize amahirwe yuko twese ko turi hano hari abo twagiye tuganira, tugenda tubiganiraho, numva uko babitekereza. Ari nayo mpamvu muzi navuze ngo nshaka tubiganiraho kugira ngo n'abadukurikiye muzaduhe kwandikira muri comment section mutubwire murabitekereza gute, kandi nabumva zimwe mu nzira turi buze kuganiraho bakavuga ati inzira ngiyewe ndumva nanjye I have to follow this way, rwose karibu ntacyo bitwaye. Kandi nihagira uwumva inzira arimo itariyo, turi tayari natwe kuza kumwatuza tukamwakiriza Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe. Ariko kandi iyi process ese ubundi umuntu wakijijwe aba ameze gute? This is question. Navuze ngo gukizwa nuko kuva muri state imwe ukajya mu yindi, uravuga ni transformation. Undi nawe aratubwira twese urumva ko turi muri the same spirit, turi ahantu hamwe mu murongo umwe. Ariko se kandi agakiza tuhite tubikwinjira muri point yacu noneho mu nzira y'abakristo. Ubundi umuntu wakijijwe, kugira umuntu akizwe nuko biba byagenze gute? Ese uno muntu wakijijwe ashobora kubivamo? Kagakiza yakiriye gashobora kugenda? So this is our thing, this is what we are talking about. Ese umuntu yakijijwe, kano gakiza gashobora kumuvaho? Gukizwa ubundi ni gute? Kugira umuntu akizwe byagenze gute? Twamaze kumva ko ari state umuntu arimo ari buvemo, ariko none iyo state yagezemo, uwo muntu kugira agiremo aho hantu bigenda gute? Hanyuma se ashobora kuvamo? Turaza guhera kuri Modeste. Gusa kuruti buganire umuntu uza kuba yumva ko ikintu afite ashaka kugira icyo tuvuga, arahita atubwira ati ngiye mfiteho point kugira tuze kugendera mu murongo. Dusome hano mu Efeso igice cya 2, umutwe w'amagambo aravuga ngo gukizwa n'ubuntu. Yego. Iki gice kiravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera, mukurikiza ingeso imigenzo y'isi
mugakurikiza umwami utegeka ikirere ari we mwuka ukorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije. Ndashaka tube tugarukiye aho ngaho. Yego. Njye nemera ko wavuze ko Adamu wa mbere ariwe wakoze icyaha, haza Adamu wa kabiri ariwe Kristo aza kuducungura. Nemera ko abari barapfuye, najyaga numva bigisha kera ngo iyo wacumuraga ngo kugira ngo ubabarirwe ngo byasabaga gutamba ibitambo n'ibindi nk'ibyo, ndetse ku buryo sometimes washoboraga no kubigwamo iyo warebaga nabi. Ariko Kristo amaze kuza, niyo mpamvu umuntu abaho, umuntu yagize ubundi buzima. Umuntu ntabwo kugeza ubu kugira ngo ababarirwe ari uko agomba gutamba ibitambo by'intama, amapfizi y'ihene. Kristo yaraje aba muri twebwe, adukura mu bapfuye, aduha ubuzima, kongera kugira ubuzima. Ntabwo rero numva ko ako gakiza umuntu gafite yagata. Kuri wowe agakiza ubwo twagahawe ku buntu, ariko kandi ntigashobora gutakara. Oya. Yego. Naje mwunganiyeho no ku kibazo warubajije mwese gukizwa bigenda gute, nimba nibuka neza. Yego. Ukomoza no kindi uyu mugabo yaravuze Oscar ati gukizwa is a process. So ibyo bintu bibiri nibyo nshaka kunganiraho. Gukizwa cyangwa gukizwa Bibiliya ivuga kuko twese twizera Bibiliya nacyo tugenderaho duhamya. Gukizwa ntabwo ari ikintu uvuga ngo ndabyuka ejo mu gitondo zakizwe mbu mu Kristo. Sindi ikintu uvuga ngo planning ngo njewe ndumva ubuzima bungoye cyangwa ubuzima bw'ibyaha, ndi umunyabyaha kandi abifilinga that, ariko shaka gukizwa swate next week cyangwa next month cyangwa umwaka uza cyangwa imyaka itaniza. Ntabwo ari ibintu wiprogram. Twemera Bibiliya yemeza ko gukizwa ari ubuntu bw'Imana. Ubuntu ntabwo ubutegeka, ntuje gutegeka Imana umubwe ngo umukize none cyangwa uzakizwe ejo. Gusa twizera yuko umuntu yizera Imana binyuze mu kumva ijambo ry'Imana, mu kumva amakuru ya Kristo, icyo yamukoreye ku musaraba ko yamupfiriye ibyaha byiwe, then agakizwa. Ariko si ikintu uvuga ufixing ukavuga ngo uzakizwa uyu munsi. So ni ibintu bikubaho. So muri bikubaho nka accident, ntabwo bikubaho nka accident kuko Bibiliya iravuga ngo twizera, nubwo ari ibintu umuntu ahitamo. Kandi iyo hari ahantu nasomye havuga ngo umuntu aremera, kwemera nuko wahisemo. Yego. So which mean utahisemo ntabwo wakizwa. I don't, okay, ugiye muri iyo angle ntabwo ari uko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ko yezeza kwizera igare kwemera, akemeza umutima we. Of course, ariko nanone nutemeza umutima wawe ntabwo wakizwa. Yes, nicyo nari nshatse kugarukaho, nicyo nari nshatse kwerekana. Ntabwo nyine of course umuntu yaza akabwiriza wamaruka ugafata initiative yourself ukavuga ngo ngewe ngiye gukizwa. That is initiative umuntu afata ku giti cye. Ntabwo unuvuga gutyo ntabwo ngaho ngewe twakumvikana, kubera yuko nimba atari initiative umuntu afata, kubera iki byitwa kwemera. Ni ukuvuga nimba hariho kwemera hariho na option yo kwanga.
yes aho ngaho nshobora kwanga cyangwa se nkemera ariko banza wumve icyo nshaka kugaragaza aho ngaho then turaza guhuruka aho ngaho warubaje ngo se it's not uvuga ngo ni initiative ariko banza uhindura aho ngaho kuvuga ngo nta muntu abyemera kandi ni process ugomba wowe kwemera niyo nari nshaka nko guserukira mu byo narimo mvuga nari nshaka kuhagera then wenda narizwa haza kuza mu ico kibazo agakiza turakemera of course kandi tukakemera binyuze mu kwizera ariko icyo kintu kiba muri ubwo buryo si ikintu wowe uvuga ngo jewe ndakemera none cyangwa ndakemera ejo cyangwa ndakemera amasaha cyangwa hari umubwiriza wabwiriza hanga mu rusengero runaka ngiye gukizwa ntabwo ari uko Bibiliya izi bigaragaza Bibiliya igaragaza agakiza nka miracle sinzi nimba uzumva ni ahandi zivuga ngo nukuvuka ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri wenda sinzi ukuntu uri kubijyanisha wenda abandi turi kumwe wenda sinzi ukuntu mwe muri kubyumva wenda ukuntu mwe muri kubyumva sinzi nimba point ukuntu ari kwijyana namwe ariko muri kubyumva mbo nari ntarahuruka ariko oya rumva guhuruka uri kunyura process ndende ariko ikindi nanone ukungu kuri kuyigira ndende uri kutwereka ko atari ibintu umuntu we yemera kandi Bibiliya tubwira ngo umuntu yizeza umutima akemera akabyemera iwe kavuga ati ngiyewe according y'ibyo numvishe bitewe n'amagambo bambwiye bitewe n'uwo Yesu bambwiye ngiyewe mfatisha icyemezo with your heart ukabyemera n'umutima wawe ugakizwa ariko nuvuga ngo ni miracle nta banyabyaha twajya kubasengera bose mu buhe buryo reka sobanura akantu gatoya wenda ukomereze iyo question ni miracle mu buhe buryo iyo tuvuga ngo umuntu aravuka umwana aravuka mu nda ya mama we buriya ntabwo ari ukuvuga ngo umwana niwe wahisemo time igihe agiye kuvukira aho azavukira umwanya azavukira ariko mu by'ukuri mu bundi buryo umubiri uteye umwana nawe buriya aba yemeye kuvuka ni nk'uko nabivuga nubwo aba yemeye tujya muri process yo muri biology ntabwo ari mu biology ni ishusho narishatse kwereka agakiza rero ni ishusho gake wari uvuze ngo ese umuntu akizwa gute nicyo kibazo wari ubaje narishaka gusubiza ngo ese umuntu akizwa gute bigenda gute icyo narishaka kukulimitaho yego turemera tukanabyizera ariko ntabwo ari muri uko kubyemera no kubyakira ntabwo ari initiative wowe uvuga ngo jewe ndabyakira cyangwa ndabyemera ahubwo muri uko kwakira n'Imana iba yabiguhereye n'Imana yabiguhereye ubuntu ukabyakira icyo gihe wumvisha umuntu abwiriza ubutumwa bwiza so niyo mpamvu tuvuga ngo ni ubuntu kandi ubuntu bw'Imana ntibuza ubwo buntu bw'Imana bwo gukizwa ntibuza ngo ni igihe wabishaka nkuko turabwiriza abantu bamwe bakavuga ngo ndizeye ariko mu by'ukuri twaje kureba uko kwizera afite iyo fefe yakiriye tugasanga atariyo so takaza kubivamo sinzi wenda narishatse kuvuga ngo kubi divertinga rero ukuntu Modeste yatangiye ari kubidusomera yabivuze contest yuko bibiri bitubwira hanyuma nawe winjiramo uri kutubwira tugenda tubyumvaho gato ariko bigezemo hagati ushiramo ingingo ivuga ngo ntabwo umuntu we yizera ntabwo washobora kwizera bwa ahubwo reka kwemera wowe navuze ngo ntabwo ari initiative yawe ufata oya ni initiative yawe ukuntu bigenda nukuvuga hari ahantu nasomye haravuga ngo ese bakwizera gute batumvisha yego iyi process kuntu igenda ngiye uko mbitekereza habaho kubwiriza bakakubwira ubutumwa bwiza ukabyizeza mu mutima wawe ukabyemera none ukabyatuza akanwa kawe ariyo noneho kuba wabivuze wowe kwa kundi wabihisemo ariko nutubwira ngo ntabwo ari initiative wowe wemera icyo gihe uravuze ngo nta ruhare rwawe rurimo kandi gukizwa ni amahitamo y'umuntu wenda reka nanjye ngira icyo mvuga kuri ibyo bintu ariko mureke mbanze mvuge neza kuri process kuko bya byose ninjye wavuze icyo kintu kijyanye na process bra salvation njye uko mbyumva first of all ni umugambi Imana yakoze kuva kera buri urebye mu itangiriro mu gitabo cy'itangiriro Adamu kimara gukora icyaha hari ikintu kijya kintangaza Imana yaje iravuga ngo Adamu uri hehe Imana izi ibintu byose ntabwo ushobora kuyihisha ariko ivuze ngo uri hehe it's like
aho uri siho ngushaka. I want to save you. Ndashaka kugukiza. Uko yamushakaga kandi murabizi ko icyakurikiyeho ni action yabishyize no mu bikorwa. Iramwambika no kumwirukana mu ngobyi ya Edeni. Nayo ni salvation. Kubera ko yamwirukanye kugira ngo atajya ku giti cy'ubugingo akazaramira mu byaha. Everything was planned kugira ngo abe saved. So tugeze rero ko Yesu yarapfuye byose kuri twebwe rero. Nukuvuga ngo ukizwa gute? Dukizwa mu kwizera. Kwizera kuza gute? Kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kuba generated. Some people baravuga ngo ni gift, ngo it is gift, it's like yes it's the gift. Ariko ni gift you accept, you have to respond. Exactly, that's what I was saying. Yeah, I'm coming to that point. Nukuvuga kwenisia iyo process urumva ni Imana yenisiye ariko ugomba kuresponding. Hari umupasiteri witwa Bill Graham yaravuze ngo ikintu Imana idashobora kwivangamo ni decision yawe yo guhitamo gukizwa cyangwa kudakizwa. Kandi Imana ibikora why? Imana ibikora kubera urukundo. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo for glory, abandi bakavuga for love, you know. Njye nyemera ko ibikora kubera urukundo. Ashumi ishatse kuvuga ngo okay, it is a miracle I'm going nkuko yabivuga. Ikaha miracle yuriya ntimuhe what you are a robot. You didn't respond to his love. Akubwira ngewe ngo utege amaboko. You come to me. If you don't want, ndakwihorera. Ariko if you respond to the salvation, you are saved. Kandi buri muntu wese hari abantu rero mu nyigisho zitandukanye bajya bavuga ngo some people cannot be saved, urumva. Abandi bakavuga ngo we have been selected from the beginning of everything. Ibyo bintu je ari ukuntu ntajya byemera. Twatoranyijwe muri Kristo. Ni Kristo watoranyijwe. So icyo navugaga nkuko yabivugaga to initiate ni Imana ibikora. Ni ijambo ry'Imana. Ariko iryo jambo ry'Imana niryo rikugeneratingamo faith. Kandi buriya ikindi kintu mugomba kumva neza, hari abantu batajya batandukanya faith na belief and faith. Ngo belief ni ibintu wemera ukoresheje ubwonko bwawe. Urabyumva kavuga ibi bintu nibyo ndabizi nibyo. Na Yakobo yarabivuze ngo n'abadayimoni they believe ko God exists. God is everything. Okay. Ariko gatoya mitendangiza. Ariko icyo yashaka kuvuga ni faith. Faith ni ukuvuga ngo ibyo wemera ukabishyira mu bikorwa. Umuntu akubwiye ngo iriya ntebe ngo wayicaraho ntikugushe. Ushobora kubyemera ko kitakugusha. Ariko faith bisaba ngo yicareho ubone ko itakugusha. Urumva ugomba kwizera Yesu ukamwiyegurira donc ukicara bien. Urumva niho ubukijijwe. So ndangiza ku cyo wari wanabajije uvuga ngo ese agakiza gashobora gutakara. Njye nyemera ko if really hari akantu kamwe kavuga gutya, niba warakijijwe by'ukuri, yego, urumva ntago katakara. Kuko no muri biri hari ahantu Bibiliya ivuga ngo hari abantu baguye. None avuga ngo kubera ko baguye, sinzi icyo gipande wenda ushaka kukimfasha iyo verses urayizi. Ngo kubera ko baguye ngo nubundi ntago bari abacu. Do you understand? Yes. Twe ku bantu dushobora kubona umuntu yaguye bien akagwa, ariko buriya na mbere ntago yarimo. Sometimes umuntu ashaka kumbwira ngo umuntu yatakaza agakiza nkumva icyo ashaka kuvuga, kuko wumvaga gafite. Ariko truly nimba ugafite warizeye by'ukuri, kwa kundi nakubwiye ukemera Yesu, you trust, ukamwizera nyine kwa kundi nabivuze faith, you can't. Kuko Yesu aravuga ngo ndakomanga nunkingurira ndaza mbane nawe. Ahantu bavuga ko rero noneho nahagera kandi aba umwami, noneho we wongere usubire noneho unamutegeke to get out. Okay, twabyumvishe. We yavuze ko umuntu yavuze ko umuntu yo yakijijwe by'ukuri bidatakara. Ariko kandi
twahita tuvuga ese gukizwa by'ukuri ni iki. Gusa reka tubanze twongere turirimbeho gatoya, niturangiza dukomeze tugende twiganirira. Iminota yacu ifite wenda mu kanya ntabwo tuvuze kuba dufite iminota myinshi, ariko tugiye kuririmbaho rimwe gatoya, hanyuma nze kubasomera ibintu nka bine hano, and then buri muntu aze kutubwira noneho ukuntu abyumva, ese koko kugira ngo dufashe n'abadukurikiye bamenye se koko iyo process igenda gute, nk'uko twese twagiye tubivuga, hanyuma turebe uko byifashe twagiye. Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye, nzinutswe kw'ibyaha byanjye binezeza, mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda, mucunguzi wanjye Yesu, nyir'ubuntu bwose, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ngukunze, nk'iturugo wankunze kera, unyigurigorogota ntakwiriye, ngukundiye amahwa nyambariye mu mutwe, ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Yes, thank you so much. Hanyuma reka dukomeze kubashimira mwe mudukurikiye, mwebwe mwahisemo kubana natwe mukasubscribinga kuri YouTube channel yacu. Hanyuma icyo turi buze gukora, tubibutse gukanda kunzogera kugira ngo ubutaha muzabe muhari nanone. Ni episode kuri episode, uyu munsi nibwo dutangiranye n'abantu bavandimwe, uko tuzagenda tubona umwanya tuzakomeza kugenda tugana nabo, ariko nifuza kubabwira ibintu bine gusa byonyine, hanyuma buri muntu ari buze kutubwira uko icyo abivugaho, akantu gato tubuze kongeraho, hanyuma tuze kureba uko tugenda tugera mu mwanzuro. Ikintu cya mbere ndashaka kubabwira ingingo enye za process yo gukizwa, hanyuma baza kugira ibyo bongeraho. Hari akantu kamwe twese tubuze kongera kuvugaho. Icya mbere ni icyo nabyise ngo ni the needs, cyangwa se ikintu cyari gikenewe cyatumye ibyo byose bibaho. Twakise ngo icyaha, ariho tubisanga mu Baroma 3:23 havuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma icya kabiri nakise provision, ariho Imana yadushakiye inzira yo kudukiza, idushakira inzira bigomba kunyuramo kugira ngo dukizwe. Hanyuma tubisanga muri Yohana 3:16 havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane
byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo uhoraho. Aho ni muri Yohana 3:16, iyo ni number 2, ariyo ni twise provision. Ikindi ni ikintu ni gatatu twabyise ngo ni reception. Reception ni nko kuvuga ngo Yesu amaze kuza kugira ngo aduhe agakiza ke, habaho noneho indi process yariyo twebwe twavuze yo kwemera. Wowe wemera mu mutima wawe ukabyemera. Tubisanga mu Efeso 2 tusoma ku 8 kugera ku 9, havuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ari byo bya bindi twavugaga byo kwemera, wowe ukabyemera n'umutima wawe. Kuba dukurikiye uzabisanga mu Efeso 2:8-9 ndetse no mu Baroma 10:9. Hanyuma number 4, ubwo ndihuse kugira mpite mbisoza, number 4 niyo bise process. Twayise process cyangwa se inzego, cyangwa se none ubwe uyu maze kwagukizwa n'iki gikurikiraho, inzira bifata gukura muri bya bindi wemeye, muri bya bindi wizeye. Aribyo twasanze mu Bafilipi 2:12 havuga ngo mukomeze gukorera agakiza kanyu mutinya, mufite umutima wo gutikira urubanza. Yego. So ngayo nguko, that is the 4 points nizo nashaka kugira ngo mbabwireho. Hanyuma buri muntu hano ari buze kutubwira sasa, hari abafite ukundi babitekereza. Buri muntu atubwira ese ku muntu dukurikiye niki cy'ingenzi. Ngewe nzi ko ari abantu benshi njya mbona bavuga ngo badakunze kubivugaho ibyo gakiza, ariko ugasanga nibo bataramenya agakiza, nibo batarakira wa Yesu. Ugasanga abantu muri kino gihe mostly iwacu muri East Africa abantu baba badashaka kubwira bagenzi babo Yesu, kuko baratekereza ngo runaka ngo buriya ngo ajye mu rusengero, ubundi agatekereza ngo runaka ngo kubera ameze gutya na gutya ngo ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa kubimubwira. Ariko naje gusanga kimwe mu by'ingenzi dukeneye Imana, dukeneye kwakira Yesu mu buzima bwacu. So ubwo ndavuga mostly abantu b'iwacu badashaka kubyemera, badashaka kuyoboka iyo nzira y'agakiza. Ni nayo mpamvu usanga kuri platform zitandukanye, kuri YouTube nyinshi, nta hantu ndajya ngo nsange bari kutubwira ku gakiza. So muraza kutubwira ese mubona nicyo umuntu akeneye kugira ku gakiza kamugereho. Sorry niba ushaka kuvuga niwe turuzi kuyera. Ariko okay, reka dukomereze. Ariko nanone hari point narimo ntangira mukankata, ariko sinamenye niba nje wafata umwanya munini. Oyi ikiganiro kiba gifite duration, so biba byiza ukavuga ingingo yawe ugahita uyisoza. Iyo nuvuga ibintu bisaba ko bitinda minota tuba ibiri kugenda. Icyo bisaba wenda kugira ngo abantu bakizwe, niyo mpamvu hariho ubutumwa bwiza. Paulo yagiye ku defininga mu Baroma igice cya mbere, siniho ku murongo, aravuga ngo n'imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. So ubutumwa bwiza niyo mpamvu bwabubwirizwa hirya no hino mu moko yose, mu mahanga yose, mu bihugu byose, nuko harimo niyo nzira yonyine Imana yemeye guhuriramo n'abantu kugira ngo bakize ibyaha byabo. So nta kindi kintu twakora ukwiye gusa kubwira abantu Kristo ko yabapfira ibyaha byabo, kandi tukizera yuko muri ubwo butumwa, muri aya magambo twatuvuga, muri iryo jambo twatuvuga, harimo imbaraga y'Imana ikizaba abantu ikabazura. Urakoze. Murakoze. Nanjye uko mbyumva ntekereza ko igikenewe ni amakuru y'ubutumwa bwiza, nk'uko yahoze abivuga kare. Umuntu wagize ayo makuru akamenya ubwo butumwa, akamenya Kristo, atangira process. Ntekereza rero ko hakenewe amakuru. Breke mbwe wenda kuri ibi bintu mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 hari ahantu Paul yasengeye abantu arababwira ngo avuga ngo Imana ibeze mu bice bitatu: mu mwuka, mu bugingo n'umubiri. So
process sinzi ukuntu wari ubivuzeho hari ikintu kimwe tugomba kumva iyo ukijijwe iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uba ubaye justifié uba wemewe yego sibyo uba wemewe ibyo ni past ibiba once okay noneho nyuma yaho winjira muri process ya sanctification niyo turimo yego urumva muri iyo process ya sanctification niho ugenda upfa muri kamere umwuka donc bajya bavuga ngo kwa kundi bavuga ngo wari upfuye mu cyaha wari upfuye donc wari umuntu upfuye ni in terms of your spirit y'umwuka wawe wari upfuye iyo uvutse iyo ukijijwe iyo ubaye justifié sibyo umwuka w'Imana uraza ukaba muri wewe n'umwuka wawe wa wundi wavutse wabaye muzima then nibyo bigufasha muri process ya sanctification yo kwezwa kugenda upfa kuri kamere z'icyaha kugeza igihe nusoma kiriya giti ngo kugeza igihe Yesu azagarukira glorification icyo gihe ariko ahangaha urangiye kubisubiza nushemwo ndi wenda nk'indi point abatwumva baraza kuvuga watandikiye we oya ariko ntacyo bitwaye nabyumvise ikibazo yabajije ndagigusubiza sibyo kugeza igihe Yesu azazira nibwo tuzaba glorified icyo azatwambura ni iki muri glorification uyu mubiri ntabwo tuzawujyana mu ijuru urumva niho tuzaba turi blameless niho tuzaba turi 100% pure noneho icyo wari uvuze ni ukuvuga ngo turakizwa yego dukizwa not only kujya mu ijuru dukizwa kugira ngo tube transformed bashasha ariko ahangaha tuyoze guhita tujya ahantu bavuga wenda n'ubwo iyo topic tuzayigarukaho muri ubutaha topic tuzayigarukaho ubutabona nibwo tuzayidevelopinga cyane aho bamwe bavuga ngo iyo wakijijwe iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ubuzima bwawe urimo nubwo wabukomeza you have heaven ijuru ryawe reserved hanyuma wowe ukora ibyaha ukora ibintu byose ukomeza uryoshye ukora bya bintu byose ibyo ngibyo topic ndashaka ko tuzayigarukaho next time tuvuge ngo si umuntu akijijwe hanyuma akajya mu byaha akagwa agakomeza akaguma muri bya bindi byiwe nimba yari umusambanyi akaguma muri izo nzira ze nimba yari afite ibicyaha akaguma muri ibyo ese uyu muntu aho ngaho rero sasa tuzajya deep ariko muri make umenye ko azaba ari kuri ya level ya believe ariko uwo muntu azaba yakije azaba azi amakuru kandi yemera ko ariyo ariko kwizera ni iki rero ya faith ituma iguhindura ukava muri ibyo ngibyo apana nibyo urimo kuvuga n'ukuri hari abantu bafite izo nyigisho kandi umugabo umwe itonde gatoya hari abantu bafite izo nyigisho hari n'umuntu ngewe nigeze kubwira ndamubwira ngo hari umuntu ufite kuvuga ngo bakunda no kuvuga ngo ibyabereye ku musaraba ukagira ngo Yesu ntiyapfuye ngo azuke kuko no gukizwa ni ukuvuga ngo wizera ko yagupfiriye ariko akakubera n'umwami today exactly so don't tell me Yakobo yarabivuze ngo nimunyere kuko kwizera kutagira ibikorwa niba kwizera mufite konyine kudashobora kubyara ibintu byiza ukigumira muri ibyo bintu byawe byo kwiba amanda ariko urumva uko kwizera kurapfuye ariko muganiyemo ariko nanone sinsupport ahubwo nari ngiye uko mutamugaruka kuri point warubajije kugira ngo ari wenda wenda ngiye icyo navugaga ariko icyo nakongeraho kuri iyo processes bibiri igenda igaragaza uko twakijijwe ko turakizwa tuzakizwa ni nko muri ubwo buryo numva Bible igaragaza gukizwa as process twakijwe igihe twizeye ko turakizwa igihe twatubwiza abantu bakizera kandi tuzakizwa igihe Imana izabije guhana icyaha n'abanyabyaha n'abatumvira icyo gihe tuzakizwa twebwe abizeye bivuga ngo twarakijijwe igihe twizera Yesu kandi ko turakizwa
ngo araho bibiri ivuga ngo kubakizwa n'imbaraga. Hariya mu Efeso twasomye ngo twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, twarakijijwe already, ariko kandi ko turakizwa, abantu benshi barakizwa binyuze mu butumwa bwiza. Ahandi kavuga ngo tuzakizwa umujinya w'Imana uzaba uri ku bantu batizera cyangwa batizeye cyangwa bahakanye Yesu, igihe Yesu azaba aje kurema isi nshya n'ijuru rishya. So ni muri iyo context numva salvation as a process, ariko n'ubundi muri iyo yose tuba twarakijijwe. Ariko akaba nk'umuntu ushobora guhita avuga ngo iyo mubwiye ngo ukoze icyaha nyabwo, ariko reka nongera akantu, ariko processing mwa mushaka kuvuga ni nkaho ari kuvuga ngo ni nkaho mushatse kuvuga ko agakiza ari nka etape uvuga ngo ugomba gukizwa ni rimwe, ahubwo bikerekanwa muri event zabaye igihe twizeraga Yesu. Modeste yashakaga kugira ikintu yongeraho. Yes, Modeste yashaka kugira ikintu yongeraho, then kugira ngo tuze guhita tunagenda tugana ku musozo. Murakoze cyane. Kiriya kintu tuzavugaho ubutaha kirakomeye kuko si twese ntitubyumva kimwe. Tubyumva kimwe, ariko njye nemeranyijwe nawe ko rwose umuntu wamaze gukizwa aba afite urugendo rukomeje. Niho hahandi tuzasangamo ko ese ngo umuntu ngo yakijijwe ngo akongera agakora ibyaha. Bamwe bavuga ngo aba yaguye, ngo agomba kongera agakizwa, agomba kwihana n'ibindi. Ariko ntekereza ko umuntu n'ubundi aba atarakizwa. We yavuze ngo umuntu nasubira muri ibyo azaba atarakizwa. Commenting gakeya, nimba nibuka neza muri Petero wa mbere igice cya 5 azavuga mwebwe abarindirwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. So ni ukuvuga ngo agakiza kacu kararinzwe igihe twizeraga Kristo. So karinzwe ku buryo turi bujye mu karinzwe ku buryo aya si cyo nshaka kuvuga. Ndashaka kwerekana yuko ako gakiza kacu wakinjiyemo si uwakinjiyemo arimo, kandi kararinzwe n'igihe Yesu azaza guhana abatizeye. So yarakabarindiye. Reka wenda tuzabigarukaho reka tuzabigarukeho ubutaha. Hanyuma mbashimire buri muntu nimba ari ufite wenda icyo yifuza kuvuga, ijambo rimwe tuze guhera kwa Modeste, ijambo rimwe duhite dusoza. Yego. No gushimira mwese muzakurikira iki kiganiro, kandi tuba karibu kugira ngo muzakomeze kuryoherwa n'ibyiza twabateguriye. Murakoze cyane. So icyo twavuga no kubwira abantu ko Kristo yadupfiriye, kandi abizeye bose bavukira mu byiringiro bizima byo kuzabana n'umwami wacu Yesu, kandi agakiza twahawe n'abakakira karinzwe n'Imana kugeza igihe cy'imperuka. Yego. Murakoze kwakira kuri icano. Murakoze. Njye ikintu navuga gusa nuko gukizwa ntabwo ari ukuvuga ngo no kujya mu ijuru, ahubwo ni ubuzima buhindutse kandi bugahinduka iteka ryose. Nafata umwanya nanjye wo gushimira mwebwe cyane abadukurikirana, wakomeje kubabwira ibyo bagomba gukora babikore neza kugira ngo tuzakomeze tubane nabo kandi turusheho kuba ibyiza. Murakoze. So reka nkubwire ngo thank you so much for following us. Ubutaha turi kumwe tuzakomeza tuganire. God bless you. Mwakoze cyane kubana natwe. Bye bye. Ciao.